Uyu munsi tugiye kuganira ku bitabo byose hamwe biba muri Bibiliya. Ubundi muri Bibiliya ntagatifu, Bibiliya ntagatifu ni iriya Bibiliya ikoreshwa n'abakirisitu cyane cyane abakatolike. Hari indi bita Bibiliya yera. Ubundi Bibiliya ntagatifu igizwe n'isezerano rishya, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo byinshi, harimo ibitabo bitanu, harimo icy'intangiriro, nabyo tugiye kubivuga iri mu bice. Tugiye guhera mu ntangiriro, ibyo bita panateke, ibitabo bitanu. Harimo icy'intangiriro, kuva, Abalewi, kubara no gutegeka kwa kabiri. Ubwo havugamo Imana yaremye ijuru n'isi, irema n'umuntu, arangije ku munsi wa karindwi iraruhuka. Ubwo ni iby'incamake y'intangiriro n'ukuntu yaremye Adamu na Eva bakaza gucumura, bakamenya ko bambaye ubusa. Bamaze kujya ku giti cyo muri Edeni bari babujijwe kurya. Ibindi bitabo ubwo hahita haza ibitabo bikurikiraho, harimo ibitabo by'amateka. Ibitabo by'amateka ni ibitabo 12. Haza igitabo cya Yosuwa, igitabo cy'abacamanza na Rusi. Yosuwa, abacamanza, Rusi. Ubwo Yosuwa n'abacamanza na Rusi ukuntu bavuga ko Israheli binjiye mu gihugu cy'isezerano byabaye nyuma yaho. Nyuma hahita haza ibitabo, harimo Samweli ufite ibitabo bibiri, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli. Kaza ibitabo bibiri by'ubwami, kaza igitabo kimwe ibyo ku ngoma, igitabo kimwe n'icya kabiri byo ku ngoma. Mu bantu bakoze ingoma harimo Dawidi, harimo Salomo, ni abantu bayoboye. Ngo ahangaha mbese muri make ni amateka y'ishyanga rya Isirayeli kugeza ku irimbuka rya Yeruzalemu. Nyuma haje ibitabo bya Ezira, Nehemiya na Esiteri. Ibitabo by'ubusizi harimo ibitabo 5. Ubusizi harimo Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'indirimbo ya Salomo. Salomo yari umuhanzi, yabikuye kuri papa we, nawe yari umuhanzi. Bivuga ko yigeze kuririmbira Sawuli, afite gahunda yo kumwirukana, birangira atamwirukanye kubera ko yumvaga imirya ya Dawidi imeze neza. Dawidi ari umuntu uzi gucuranga cyane. Nyuma rero hari n'igihe Sawuli yigeze kuza gushaka kwica Dawidi ariko birananira. Imana ikigufiteho akaboko ntabwo ikikurambuyeho akaboko kawe ntaho wajya. Nyuma haza ibitabo by'ubuhanuzi, ibitabo byose hamwe n'ibitabo 17. Igitabo cya Yesaya, igitabo cya Yeremiya n'amaganya ya Yeremiya, igitabo cya Ezekiyeli, igitabo cya Daniyeli, igitabo cya Hozeya, igitabo cya Amosi, cya Obadiya, cya Yona, cya Mika, Nahumu, Habakuki, Yoweri, Zefaniya, Hagayi, Zekariya na Malaki. Abahanuzi nyine, ibitabo by'ubuhanuzi byose ni ubuhanuzi bwagiye buhanurirwa ubwoko bw'Imana. Nyuma hataza isezerano rishya. Isezerano rishya dusangamo amavanjirane yanditswe n'intumwa zarimo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Nyuma hakaza ibyakozwe n'intumwa, ubwo ni igitabo kimwe cy'ibyakozwe n'intumwa. Iki ngiki kiba kivuga ku mateka y'ituro rya gikristo ryatangiye n'umurimo w'ubumisiyoneri. Hakaza inzandiko, ari ibitabo 21. Harimo Abaroma, igitabo cya mbere cy'Abakorino, igitabo cya kabiri cy'Abakorino, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, Abatesalonike harimo ibitabo 2, Abakorino harimo ibitabo 2,
Abaroma, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi n'Abakolosayi ni igitabo kimwe. Ubwo ni inzandiko zagiye zandikwa mu matorero ya Kristo atandukanye. Harimo tukagira n'ibindi, igitabo Timoteyo ni ibitabo bibiri, Tito na Filemoni. Noneho inzandiko zandikiwe Abakristo ku giti cyabo, hakaza Abaheburayo, Yakobo, ibitabo bibiri bya Petero, igitabo kimwe cya Yohani, ibitabo bibiri, Petero n'ibindi ibitabo bibiri, inzandiko zandikiwe Abakristo muri rusange. Hakaza ibyahishuwe. Ibyahishuwe dufitemo igitabo kimwe cy'ibyahishuwe Yohani n'umwe. Iki ngiki gitabo Yezu yacyandikiye intumwa n'umwe yakundaga witwaga Yohani uko yari isigaye. N'undi yaramubwiye ati uzamuhanuza. Rero iki ni cyo gitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya bita igitabo cy'ibyahishuwe. Ubu byose hamwe ni ibitabo 66. Igitabo cy'ibyahishuwe kimwe, ongeraho ibitabo by'inzandiko byose hamwe ni 22, iteranyijeho cy'ibyahishuwe byose ni 22, igitabo kimwe cy'ibyakozwe ni 23, amavanjiri ni 27, ibitabo by'ubuhanuzi 17 44, ibitabo by'ubusizi 49, ubwo ni 5, ibitabo by'amateka ubwo bafite 49, uteranyeho 12, 61, uteranyeho n'ibitabo bita Pentateuch, ibitabo 5, ubwo byose hamwe urabona ko bigizwe n'ibitabo 66.